reka nkwereke rero reka dukoresha babwire ngo ejo tuzakora iki ejo tuzakora Minisiteri ifatanyije na RGB n'izindi nzego sinshaka kubabeshya abanyarwanda igihe Jean Fidèle yeguraga nibo bongeye kwinjira mu kibazo cya Rayon kuko mu bigaragara hasaga n'aharimo ibice ega murabifite ibice namwe murabizi biba bya za special team n'abasaza nabyo ni ibice baravuga batari ko tuzahora muri ibi bintu bya buri gihe bagiye bagarutse iki cyahareye uko yaba ikipe iri ku murongo nibwo bize inyigo iri gukorwa y'uburyo Rayon noneho yashyirwa ku isoko ry'imari n'imigabane 51% akaba ari amafaranga cyangwa se ari umugabane wanyu mwebwe nk'abafana ni ikipe y'abanyarwanda ni modo y'icyo bita law 5149 iyo 51 izaba y'abanyarwanda kuko rero ni ikipe y'abanyarwanda 49 izaba y'abafatanyabikorwa ntabwo ari skoro gusa oya 49% bazabanza bakora inyigo bakora icyo bita kubara Rayon Sport agaciro kayo yose agaciro faranga niba mara kwibarira babweterane ni miliyari wenda tuvuga 10 n'urugero bavuge bati 51 ni umugabane w'abanyamuryango cyangwa se w'abanyarwanda hanyuma 49 wenda ifite agaciro wenda kuvuga ka miliyari 5 n'urugero uragura umugabane muri Rayon uri umu investor cyangwa se company izishoremo na Skol iri interested na irashaka kuza ikaguramo navuganye n'abantu muri Skol baranabinyemerera ariko bavuze ngo ntago twigeze tuvuga pourcentage twagura iyo nyigo rero iri kwiyugwa y'uburyo byakorwa ishaka gutuma hataba inama y'inteko rusange ihita ishyiraho abayobozi banyabo ba Rayon Sport kuko abayobozi bazagendera ku mugabane ahubwo uri kumva ikintu bashobora guhita bakora ngo ashaka gushyiraho icyo bita komite y'inzibacyuho yo gutuma icyo kintu cyo kugura imigabane gikorwa neza cyamara gukorwa hakabona noneho gutora abazayobora Rayon bya nyabyo bya bindi navuga ngo afite manda ya myaka ingahe nine bayobora ine Imana duhana umugisha sinshaka kurya iminota ya kwizigira reka byo tuzabiganira ejo no tujya muri detail twibaze ngo izo nzego ziri kubyigana izihe ese ni byiza byafasha byakemura ibibazo dusanzwe twumva muri bya mikoro tuzajya muri detail niyo Skol n'abandi bose hanyuma twafashe umwanya wo kubabwira ko shampiyona umupira w'amaguru hano mu Rwanda hafashwe umwanzuro ko itazasubikwa azasubikwa imikino y'ama equipe afite abakinnyi barenze babiri mu ikipe y'u Rwanda Amavubi Gorira izakina n'Amagaju kuwa gatanu tariki 25 hanyuma tariki 26 kuwa gatandatu Vision izakina na Marine Kiyovu Sport ikina na Bugesera Rutsiro ikina na Gasogi Mwazi United izakira ikipe ya Mukura Victory Sport hanyuma rero ubwo AS Kigali na Police ya umukino hari Rayon Sport na Etincelle Musanze na APR iyi mikino yasubitswe nuko gahunda zimeze ariko nimugoroba ikipe ya AS Kigali yarayitsinze umukino wabo bahita bajya ku mwanya wa mbere n'amanota 13 mu mikino 8 bakinnye bamaze gukina 6 batsinze imikino 4 batsindwa umwe hanyuma banganya n'undi mukino banje n'ikipe ya Vision ubwo batsindwa n'ikipe ya Kivu ku mukino ufungura shampiyona murakibuka igitego cya Mugisha Desire igitego cyavugisha benshi ko kitari cyo cyangwa se ni nubwo kiyoveruka gutsinda ni nabwo kiyoveruka gutsinda rwose hanyuma iyi AS Kigali rero nje nkurikije umukino ryo ku munsi w'ejo hari ikintu cyabafashije cyane burya AS Kigali nubwo batagize umwanya wo gukora pressure cyangwa se batakoze imitozo hakiri kare ariko izi television international z'amakipe y'ibihugu AS Kigali nta bakinnyi bagifite yatanze mu kipe y'igihugu yateguragamo imikino ya gishuti ira kumureba imikino y'ishuti yagiye ikina na za Vision na za Gorira yanakinnye na Rayon Sport rwose mu minsi ya vuba urumva ko rero iyo mikino bagiye bakina gishuti hari uryo yafashije umutoza kongera ritime abakinnyi ndetse anamenya abakinnyi bo gukinisha cyane cyane umutoza Shaban ufite abakinnyi kuri ubu ngubu cyane ko ni ikipe ya AS Kigali urebye abakinnyi babanzamo yahindutse cyane urebye muri mediane bari gukoresha Gigi ndetse na Aime Ntirushwa mu gihe mbere babaga bafitemo abandi bakinnyi abo bagasonga bari baje ariko yasanze ritime itameze neza hanyuma ukareba mu bugarizi afitemo Sare afitemo Frank Onyebor ni ikipe ubona kiri sude ifite ubusatirizi bukomeye cyane burimo abakinnyi bafite experience yaba uyu musore Emmanuel Arnold Okwi uyu mugande gushyiraho na Shaban Hussein Chabalala nawe n'umukinnyi mwiza cyane uri kubafasha mu busatirizi kongeraho Armel Gisre arazwi cyane
yakiniye mu kipe ya Gasogi ndetse na za Kiyovu. Urumva ubusatizi bwabo butatu ko burimo abakinnyi bakuru uko ari batatu, yaba Jisre Okwi ndetse na Chabarara we ntabwo rwose ahusha ibitego, amaze gutsinda ibitego ngira ngo nka bitatu muri shampiyona mu mikino 6 amaze gukina. Afite bitatu ku munsi w'ejo yaratsinze. Ikindi gitego gitsindwa na Oze nawe umeze neza cyane, kuko ku rundi ruhande arabafasha ku ruhande rw'iburyo kuri 7 ari gukina iminota yose, byanamuhesheje guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Urumva ko ari ikipe rero kuba ifite umwanya wa mbere yarabikoreye cyane. Ubwo reka turebe iyo bagumana umwanya wa mbere. Gusa nabonye Joseph Chimi atangaza ko bafite gahunda yo kongera gusohoka, ngo bakumbuye gusohoka bariyiranja batwara igikombe cy'amahoro cyangwa se cya shampiyona. Ikipe bafite yabibemera mugara. Hanyuma rero kwizigira kugira ngo umve ko AS Kigali ari ikipe n'abantu ntibumva kuba iyoboye atari ikipe ntoya. Ejo ubwo tugendeye kuri match ejo, kuko na match twanakoze yacaga kuri Magic Sport TV, ruvuga ngo ufashe ya linye y'imbere uko ibere yaramaze kuyivuga, ubanze wumve na bench yari hari. Kuri bench hariho umuzamu wa Kizimana Dolphe, ni umuzamu wamagaye muri Cane. Kuri bench hariho umusore witwa Ndayishimiye Thierry, ni umusore wamagawe mu ikipe y'igihugu ya Cane. Ndetse yewe bimwe kare twavugaga imikino 3 iheruka ya Kigali ya uretse uwejo, nibura imikino 3 ya Kigali yakinnye yayigaragayemo. Hanyuma kapiteni wa under 20 iheruka hanyuma Tanzania hakabamo oya mvuze Ndayishimiye Thierry, Thierry umudefanseri. Hanyuma hakaba Rwabuhi Placide, ni umukinnyi nawe utari muto muri shampiyona no mu Rwanda, umaze igihe wanagiye mu ikipe wagize muri Kivu Sport, ikipe ya APR. Ugashyiramo Rucogoza Eliasa wari umaze igihe ari ubanzamo kuri nimero 6. None ugashyiramo Shimiye Tarisisi, umwe mu bakinnyi nabo bamaze igihe mu ikipe ya Gorira kandi bari muri Mediane bayoboye. Ugashyiramo uno musore witwa Uwiduhaye Abubakari wanyuze muri APR bikanga, akaba nawe ari mu ikipe ya AS Kigali. None ugashyiramo Dusinyimana Gilbert nawe wagize igihe kinini akina kuri 3 ndetse yanyuze no muri Kiyovu Sport, nawe uri kuri bench. Ugashyiramo no musore witwa Ndayishimiye Didier wari kapiteni wa under 20. Urumva ko ufashe 11 babanza mu ikipe ya AS Kigali barabanje bo kumuseje babonye amanota 3, ugafata na bench yayo, ubona ko ni ikipe ifite squad iri compact ku buryo umutoza Shaban abafite ibisubizo ku bakinnyi babanjemo ndetse no kuri bench aba hafite ibisubizo. Ikibazo gusa igisigaye no kugira ngo ikipe noneho igira umwanya wo kumenyana rwa ko habaye guhindukamo kw'abakinnyi ugereranije n'umwaka ushize abiyongereyemo umubare wabiyongeremo uza guhinduka. Nuvuga ngo igihe ni ikibazo cy'igihe, it's a matter of time kugira ngo ikipe banzigire. Ariko viziyo ko yatangiranye intege nke mwabagabo, mwereka maze ntumike gato tuvuge kuri viziyo y'umunota umwe tuhita tujya muri Champions League.